Kugira neza Brigitte yego n'abantu ndi brasserie ariko impanuka nkaba nari ngorera hano mu mujyi Gisenyi ku bitaro akaba habereye imbanuka imodoka nyine urumva yari impanuka ari kontineri na vantiri izamuka na moto nayo yari impanuka yari yacitse fire ihita ikubita gute ibanguranya imodoka nayo imaze kugenda ihita iryama hejuru yindi iyo vatiri iryamaho n'abandi nabo bawusimbuka umukingo barwuye ko umukingo nuko byagiye kuko ngiye narindi hafi hano gutya nanjye byari biri hafi yo kunga byabaye bireba yego ariko ngo nawe warusimbutse narusimbutse kuko nyine icyuma ipoto ryaguye rijya kugwa gutya hamwe no ku kuguru bitangomeza nirukanga ikamyo ukurikije uko wabibonye ikamyo yazaga imeze gute imodoka se yagendaga gute yazamukaga ndetse na moto imodoka yari iri kumanuka cyakora yari imanuka mo gake byageze nyuma nyine gukata birabigora ihita icika fire n'iziri kuzamuka nazo nyine nazo zazamukaga gake iyo modoka nayo ivatiri yari izamuka gake nuko guhita nayo yikubita gutya nyine kubera ko yari yacitse fire nta bwoba wagize nari mbufite bwinshi cyane polisi yahageze polisi nayo urumva ahubwo polisi nayo yari iri inyuma y'iyo modoka y'ikamyo byari biri inyuma yayo nayo nyine yahise ihagera niko guhita itabara bakuramo ni impanuka yari ikomeye cyane ugerageje ko yari ikomeye cyane byadanje nkawe wari uri aha ngaha ibikimara kuba ibyo wabashije kwiboneraho hari abantu baba barokotse cyangwa se baba bayiguyemo ndikuma hapfuye batatu ariko abandi nabo batatu bakomeretse abandi ntabwo bari barabakuramo sinzi ngo birekuta ariko nabo uko byashoboka kose ntabwo baba bari bazima ubwo batatu bapfuye uvuga ni abahe ari moto ari imodoka ni abari hehe uko biri kose ni abari bari muri kontineri ni abari bari kuri moto ahubwo n'umwe wari uri muri kontineri abo bo mu vatiri bo kubera ko bakiri munsi ntabwo twari turamenya ibyabo murakoze yabaye nka sangahe bibaye nka saa saba n'igice hafi na 40 gutyo niho byahise bibera urumva njye numvise nyine imodoka zikubitanye zimwe zazamukaga izindi zimanuka ubwo yari imodoka imwe iri kuzamuka ntoya na moto iri kuzamuka impande rwayo ubwo n'imodoka nini nayo iramanutse kubera urumva nyine njye ntabwo nari mbyitayeho neza bitewe n'ibyo nari ndimo ubwo nahise imanuka nahise numva nyine bikubitanye nyine mpunga njyewe ndirukanka ubwo nongeye kureba inyuma nyine mbona imodoka nyine ziri kugwirana zangiritse cyane ubwo nyine mbona n'abantu nyine bapfuye n'ibyo ngibyo ni impanuka yari ikomeye nka wenda uko wanabyumvaga bigongana yari impanuka ikomeye cyane inateye ubwoba kuko urumva abantu bageraho birukanka bahunga urumva bamwe n'imitima yendaga kutuvamo ntabwo byari kuba ari impanuka yoroshye kuko impanuka ihitana ubuzima bw'abantu ntabwo ari impanuka yaba yoroshye nta bwoba wagize ubwoba bwo ntibwabura n'ubu ngubu buracyarimo ariko ngo akamodoka kazamukaga ngo iriya kamyo ngo yagaturukije ruguru ngero kageza hariya tubona yakaryamiye gatsikamiye cyane ariko bishoboka sinzi wenda n'abantu baba barimo nimba bagihumeka ariko nyine yangiritse cyane bishoboka ngo ariko ngo yagakuruye ngo impanuka igakurura urumva nyine byakubitanye n'imodoka iri kuzamuka n'indi iri kumanuka ubwo nyine wenda yagiye nyine yikurubona wenda iyivana ruguru isa nk'iyimanura nyine bitewe n'ukuntu nyine yagendaga iyikura bikimara kuba hari ubutabazi bwahise buboneka ubutabazi bw'ibanze nyine bwahise buboneka abantu nyine ba polisi zahise zihaza na ambulanse nyine ziratabara nta kibazo abaye hano imbere y'ibitaro ndagira ngo tubwire yabaye byari byagenze gute murakoze mbere na mbere mbanje kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo baburiye muri accident muri iyi mpanuka yabereye mu murenge wa Gisenyi mu kagari ka Ntengo
hano hafi ya y'amasitasiyo hafi y'ibitaro bya Gisenyi ku muhanda umanuka. Ni impanuka yabaye mu masaha ya saa 8 ko nanjye nayigezeho imaze kuba. Rero umunota yabereyeho ntabwo navuga neza, ariko yabaye nyuma ya saa 8, muri ayo masaha ya saa 8. Ni impanuka rero yatewe n'ikamyo yamanukaga hanyuma igwira imodoka yari itwaye abantu bari kumwe, ariko mbere yo kugwira iyo modoka yabanje no kugonga umuturage wagendaga ku muhanda ndetse n'abantu babiri bari kuri moto. Ubu rero tukaba tumaze kubona, ariko nta yindi mibare isigaye, twasanze hari abantu 11 baguye muri iyi mpanuka, harimo abana 5 n'abakuru 6. Icyakora hakaba hari umuntu ugihumeka uri gukurikiranwa n'ibitaro bya Gisenyi. Murakoze. Ni impanuka yabaye mu saa 8, ikaba ari impanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko by'uwari utwaye ikamyo. Tukaba rero twibutsa abantu yuko bakwiye kujya bareba ubuteganye bw'igihe ndetse n'ikirere n'umuhanda bagezemo kugira ngo habeho kuringaniza umuvuduko, kugira ngo habeho gukumiriza impanuka nk'izi ziba zatwaye ubuzima bw'abantu. Afande, abantu bazi kwa Kicukiro bazi ko gusize mu mwaka za post abara officers banyu batanga ubujyanama ku makamyo ari kwinjira mu mujyi. Ese post iracyakora cyangwa wenda ntabwo ikora? Izo poste zirakora zose za polisi mu muhanda, ndetse naho bagenda banyura bagenda bibutswa yuko bakwiye kugenda baringaniza umuvuduko se cyangwa bubahiriza amategeko y'umuhanda. Ndetse ni muri ya gahunda nanone duhora twibutsa abantu ya turindane tugereyo amahoro, yuko abantu bakwiye no kujya bareba imiterere y'ikirere, akaba no kuringaniza umuvuduko bitewe n'aho ikinyabiziga kigeze. Murakoze. Nagenyura muri uyu muhanda abantu benshi bazi kwa Kicukiro ukunda guteza impanuka. Ese ni ukubera iki amakamyo mutarayobora ngo ajye kuzengurukira hirya? Mwaduha updates kwira bypass mwubatse amakamyo agire kuzenguruka nani hano ku bitaro? Murakoze. Uriya ni umuhanda kuko nawo wateganyijwe, wubatse neza, uzajya unyuramo amakamyo n'izindi modoka. Ariko burya kugira ngo umuhanda ukoreshwe habanza kubaho gusuzuma niba ibyangombwa byose byuzuye. Hari rero itsinda rihuriweho n'inzego ryahasuye, tugenda muri buri bice byose by'uwo muhanda. Dusanga hari ibintu bigomba kujyamo nk'ibyapa biburira, hari ahantu hagomba gukosorwa, hari noneho ugeze mu mujyi hari ahantu twasanze hagomba kongerwa, hagakorwa amahuriro y'imihanda. Murabizi amakamyo akenera ahantu hanini. Ibyo byose tubyemeranyaho, noneho ubu biri gutegurwa kugira ngo bikorwe, noneho tuzarekure amakamyo ahanyure. N'ubu ngubu arahanyura make, ariko kuharikurira amakamyo yose ibyo bitaranozwa nanone havuka ibindi bibazo. Ibyo rero nibyo dutegereje ku bufatanye n'inzego duhurira mu micungire y'imihanda, harimo Minefra n'ikigo cya RTDA kugira ngo bikorwe. Nazo zirahari, harimo izo tuvuga zo kwigisha, harimo no gukangurira abantu kubahiriza ibimenyetso byo mu muhanda ndetse n'ibyapa biranga umuhanda.